hari imvura idasanzwe ishaka kugwa. Si imvura y'amazi, ahubwo ni imvura y'intambara. Ni imvura y'amarira, ni imvura y'ibigeragezo, ni imvura y'ubwoba n'umwijima mu buzima bwacu. Inshuti mwene data, waba warigeze kwibaza aho wahungira igihe ibyo byose byaba bikugezeho? Ese waba warigeze wumva ko imvura iri kukuroha kandi ntacyo ufite cyo kwikinga? Umutaka w'abantu uracika, ariko hari umutaka udacika, udatenguha, utatuma urohama. Uwo mutaka ni uw'Imana. Murakaza neza kuri Alliance Stories. Aha niho tubagezaho inkuru z'ukuri z'ubuzima bw'abantu bahinduwe na Yesu Kristo, ndetse n'ibikorwa yagiye akorera mu bantu n'ubuhamya butandukanye hamwe n'ubutumwa bwiza. Niba wumva waracitse intege cyangwa ubabaye, waritakarije icyizere, izi nkuru ni izawe. Kora subscribe ujye ukurikirana inkuru zacu buri munsi. Iyi mvura y'intambara igwa, umuntu wese aba arwana n'intambara zikomeye. Bamwe barwana intambara yo mu mibereho, yaba ari ibura ry'ibyo kurya, akazi kabuze se, cyangwa indwara. Abandi barwana intambara yo mu muryango, gusenyuka k'urugo, kutumvikana, gutakaza abo ukunda. Hari n'abarwana intambara yo mu mutima, kwiheba, kwanga ubuzima no kumva ntacyo bamaze. Dusomye muri Zaburi ya 91 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 2, handitse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Mwene data, bwira Uwiteka ko ari ubuhungiro bwawe, kandi ukomeze ube mu rwihisho rw'isumba byose, maze uzakingirwa kuko uzaba uri mu gicucu cye. Umutaka w'Imana si igikoresho cy'inyuma gusa kigutwikira, ni ikimenyetso cy'uburinzi bw'Imana mu mibereho yawe. Ni amababa y'urukundo akwikubira hejuru, akagukingira, agakingira umutima wawe kutandurwa n'imvura y'intambara. Kuba munsi y'uwo mutaka ntibivuze ko iyi mvura idashobora kugwa, ariko bivuze ko nta kintu cyayo kizagukoraho ngo kigusenye. Imvura yaba intambara ya Satani, ishobora kuba n'iy'amarangamutima yahungabanwa cyangwa ibihe ugukandamiza, ariko umutaka w'Imana ugufasha kuguma mu mahoro, ukagukingira mu bitekerezo no mu buzima bwa buri munsi. Dore isezerano Uwiteka yadusezeranije muri Zaburi 121 umurongo waho wa 7, dusozereze kuwa 8. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. None ubwo Uwiteka akwemerera kuzakurinda, wowe urasabwa iki? Mwegere ube umwana we, maze umusabe, umwibutse aya magambo yagusezeranije. Reka dufatanyirize hamwe no kureba icyo twamubwira, kugira ngo tumubwire ngo ibuka ibyo watubwiye, maze uturindire muri iyi ntambara, muri iyi mvura itwegereje, muri iyi mvura turebe imbere yacu. Bwira Uwiteka uti, Data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi ndaje imbere yawe. Nzi neza ko ndi mu bihe by'imvura y'intambara, nzi neza ko binyegereye, ariko ndagushimira Mana kuri umutaka wanjye. Nkingira imvura y'ubwoba, nkingira inkuba y'agahinda, nkingira imiyaga y'ibigeragezo, kuko uri Uwiteka kandi uzandinda kugeza iteka ryose. Mwami, shyira umutima wanjye
ubuzima bwanjye, umuryango wanjye, inshuti zanjye munsi y'amababa yawe. Mpa icyizere kandi umpe guhora nkwiringiye iteka ryose. Amen. Imvura y'intambara izagwa, kandi hari ubwo izaba ikomeye kurusha uko wabitekerezaga, ariko hari ahantu hizewe munsi y'umutaka w'Imana. Ntuzategereze kugeza igihe izaba igwiriye ngo abe ari gutangira kumushaka. Mwegere uyu munsi, n'ukuri ntuzageze mu kwa 9 utaramwegera ngo umusabe uwo mutaka kugira ngo agutwikirire mu mababa ye, kuko aho ariho honyine hari amahoro atagerwaho n'imvura, kandi hahora uburinzi bw'iteka ryose. Nshuti yanjye, nzi ko umutima wawe uremerewe kandi ufite ubwoba, ariko umenye ko uburinzi bw'Uwiteka bukomeye kurusha ibyo utinya. Ntago uri wenyine. Uwiteka ari hejuru ya byose. Intambara, amaganya n'ibibi byose biri munsi y'ubutware bwa Kristo, kuko iyo uri mu maboko ye uba uri ahantu hizewe. Rero Uwiteka niwe mutaka wawe ukomeye. Nakubwira ngo agutwikirire mu rukundo rwe, wicare mu gicucu cy'amababa ye, kandi wizere ko nta mbaraga z'umwanzi zizagukoraho, kuko uri umwana we. Nshuti yanjye, uko imvura ikomeje kugenda yegereza, ujye ukomeza gukomera k'Uwiteka, kuko azakurinda. Wibuke ibyo yakoze kera, ujye usoma ijambo ry'Imana, maze uko usenga umwibutse umbwira uti nzi imirimo wakoze kandi ntiwigeze uhagarara gukora, nanjye wandwanirira. Ibuka gusoma muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 17, haranditse ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Abagaragu b'Uwiteka birumvikana ko bafite uburinzi bw'iteka ryose, kandi buturuka ku gukiranuka kwabo. Niba uzi ko uri umukiranutsi ufite uburinzi, ariko niba utarakiranuka, no kuri uyu munsi no wawe. Tekereza, wongere utekereze, maze urebe igituma udahura n'Uwiteka uko bikwiye, ugikure mu nzira yawe, kugira ngo nawe ubone umutaka, kandi n'ukuri azakurinda. Nshuti mwene data, Uwiteka yiteguye kuba umutaka ukurinda muri iyi mvura iri hafi kuza, muri iyi mvura ikwegereye. Niba wifuza ko twafatanya mu isengesho kugira ngo Uwiteka aguhe uwo mutaka, watwandikira muri komenti hasi uti nkeneye umutaka w'Uwiteka, maze dufatanye gusaba Imana uburinzi bukurinda guhera uyu munsi. Nshuti muvandimwe muri Yesu Kristo, ntugende udakoze like, share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, ndetse na subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ndetse dukomeje gushimira na buri wese wamaze gukora subscribe. Imana ikomeze duhane umugisha.